Kimwe mu bintu binaniza abantu cyane cyane nk'urugendo rw'ubuzima ni ugucika intege kandi nyamara bari bagiye kubigeraho ibyo bashakaga. Ni cya kindi bavuga ngo uriye inka umurizo urakunaniye. Nk'urugendo rw'ubuzima hari ibintu byinshi bigaragaza ko ugiye kubigeraho. Ikibazo wowe ni uko unaniwe ukiri mu rugendo, kandi ikibazo ni uko unaniwe urugendo rwo rwari rugiye kurangira. Ubundi hari amagambo akunze gucicikana agira ati nta kintu gishobora guhagarika umuntu ufite inyota yo kubaho neza. Ariko se koko gukomeza kurwana byonyine bituma umuntu aba umukire? Ese ni ukubeshya abantu cyangwa hari ukuri kubirimo? Uyu munsi tugiye kurebera hamwe icyo psychology cyangwa se imitekerereze ndetse n'ubushakashatsi n'amateka byigisha ku bantu batsinda ubuzima. Turareba impamvu abantu bamwe bavuka ari abakene ariko abandi bakarangiza ari abakire, n'impamvu abandi bakora cyane ariko ntibahinduke. Ngo wahe ikaze mu kiganiro cy'uyu munsi. Uhageze bwa mbere wakanda subscribe, ubundi tukajya tubana mw'amasomo kugishanya nk'urugendo rw'ubuzima. Aha ni kuri Adolphe Talks. Ngo wahe ikaze mu kiganiro. Mu buzima ibintu abantu benshi bibananira ntabwo ari uko baba batabishoboye, ahubwo ni uko bananirwa kwihangana. Ubundi psychology ivuga ko ubwonko bw'umuntu bukunda guhitamo inzira yoroshye. Iyo ikintu kigoye ubwonko bugerageza kukubuza gukomeza kugira ngo bukurinde umunaniro. Iyi niyo mpamvu ushobora gutangira business cyangwa YouTube ufite imbaraga nyinshi, ariko nyuma y'ukwezi ukumva ushaka kubireka. Abantu benshi bareka ibintu mbere yuko babona umusaruro wa mbere. Hari ijambo rizwi muri psychology ryitwa grit, bisobanura ubushobozi bwo gukomeza gukora n'ibintu bikomeye. Umushakashatsi bita Angela Duckworth yasanze abantu bafite grit aribo bakunda gutsinda kurusha abafite impano nyinshi ariko bacika intege vuba. Ibi bivuze ko impano ni nziza ariko kwihangana nibyo bitanga intsinzi. Hari ikintu cyitwa neuroplasticity. Ibi bisobanura ko ubwonko bushobora kwiyubaka bushya bitewe n'ibyo ukora buri munsi. Iyo usubiramo ikintu kimwe buri munsi urushaho kukimenyera, urushaho kukimenya ndetse ukarushaho kukigeraho. Iyi niyo mpamvu abantu bavuga ngo ntureke gukora. Ntabwo bavuga mu magambo gusa, ahubwo ibyo bakubwira ugomba kubyumva kandi ikindi ukabikurikiza, ukagendera no ku nama zabo. Abantu benshi bazwi ku isi ntibavutse bafite amafaranga. Benshi bakoze imyaka myinshi nta muntu ubazi. Hari abakoreye mu magaraje, hari abaryamaga mu mamodoka, hari abatangiye business inshuro nyinshi zose zirahomba. Ariko icyabatandukanyije n'abandi ni uko batigeze babireka. Intsinzi nyinshi iza nyuma yo gutsindwa inshuro nyinshi. Aha niho abantu benshi bibeshya. Ntabwo gukora cyane byonyine bihagije, ahubwo uba ugomba kwiga guhindura amakosa ndetse no kumenya isoko no gukora ibintu bifite agaciro. Hari ijambo rivuga ngo akugira ifi itetse wajya kunyereka aho wayirobye, njyewe nkayirobera nkiga no kuyiroba. Bivuze ngo muri psychology ivuga ko umuntu wiga ku makosa ye agenda arushaho gutsinda, naho umuntu usubiramo amakosa amwe ashobora gukora imyaka myinshi nta mpinduka. Niba ushaka kuba umukire, ibi nibyo ukwiriye kwibuka. Ntukihutire gucika intege. Buri munsi wige ikintu gishya, ndetse ugomba kwemera amakosa nk'amasomo. Jya utekereza igihe kirekire aho gushaka amafaranga yihuse. Kora ibintu bifitiye abandi akamaro, kuko agaciro uha abantu niko gakurura amafaranga. Kandi wibuke ibi, ntabwo buri muntu ukomeza kurwana aba umukire, ariko abantu benshi bageze ku ntsinzi banje gukomeza kurwana igihe abandi bari bamaze kubireka. Bityo ubutumwa si kora gusa uzahita uba umukire, ahubwo ni ugukomeza gukora ufite intego, wige buri munsi, uhindure aho bikenewe kandi ntucike intege. Iyo uhuje kwihangana, ubumenyi n'imyanzuro myiza, uba wiyongereye amahirwe yo kongera intsinzi. Urugero rwiza dukunze gufata ni ku mukire w'amamiliyari ndetse ufite n'amatiriyoni, Elon Musk. Uyu Elon Musk ntabwo wabyizera ko ari umunyafurika, ariko uyu yahuje ubumenyi ahuza no kwihangana, dore ko yanatangiye nta muntu umuzi, ariko ubu ngubu akaba yarabaye umukire. Ubu yagiye aca mu nzira zigiye zitandukanye, ndetse ubu ngubu akaba afite inganda z'amamodoka, akaba nawe ari mu bantu bari gufasha kurengera ibidukikije, cyane cyane gushora mu mamodoka y'amashanyarazi. Ibi byose yabigezeho kuko kwihangana nawe ntabwo yabivukanye. Nawe rero ukundeba, ntabwo ubukene cyangwa se intego zawe ufite zizapfuba uzazirekeraho ukava ku izima, ahubwo wowe komeza urwane n'ubuzima
kandi ukomeze wige buri munsi. Ntabwo igisubizo ari ukwiheba, ahubwo igisubizo ni ugukora ndetse no gushaka ibitekerezo mu bandi bantu. Niba iki cyegeranyo cyakugiriye akamaro, kanda like, subscribe, unagisangiza abandi kugira ngo nabo bamenye ko intsinzi atari amahirwe gusa, ahubwo ari urugendo rusaba kwihangana, kwiga no kudacika intege. Murakoze cyane.